So the reverberations of all that, I mean, lots of countries are still smarting under... Limit the Rwanda mission to 500 men. U Rwanda si igihugu cyavutse ejo, cyari igihugu gifite ubuyobozi bukomeye cyane, ingabo, umuco ndetse n'icyubahiro. Mbere y'uko abazungu bakandagira ku butaka bwacyo, abami b'u Rwanda ntibigeze bemera gutegekwa byoroshye cyangwa se biciye mu zindi nzira. Uyu munsi turasesengura impamvu z'iyo myitwarire ndetse n'uruhare byagize mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. 1 million people were murdered in just 100 days. My parents and a big part of my family were killed. Mu by'ukuri abami b'u Rwanda ba kera, umwami Rwabugiri n'abandi bamubanjirije ntibigeze bumvira abazungu byoroshye, kandi hari impamvu nyinshi zateye ibyo. U Rwanda ubwo rwari rumaze kwiyubaka, rumaje gukomera mbere y'uko abazungu baza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abadage baje 1897, Ababiligi baza 1916. U Rwanda rwari rufite ubuyobozi bukomeye cyane kandi butunganijwe neza. Hari umwami, abatware, ingabo ndetse n'imisoro. Igihugu cyari gifite umuco, amategeko n'imbaraga za gisirikare, bityo abami babonaga ko nta mpamvu yo kwemera gutegekwa n'abanyamahanga. Ngira ngo mwagiye mubibona mu bihe byagiye bitambuka mateka aranze igihugu cy'u Rwanda. Abami babonaga ko abazungu nk'abanyamahanga bashakaga inyungu zabo. Ahanini abazungu bazanye ubutumwa bw'ivugabutumwa ndetse n'ubukristo, ubukoroni, kugenzura ubutaka n'abaturage, amategeko mashya atandukanye n'ayari asanzwe. Abami babonaga ko ibyo byashoboraga gutesha agaciro umuco n'ubusugire bw'igihugu, byashoboraga kubambura ubutegetsi. Impamvu ya kane yo gusuzugura abazungu. Ubundi abami ba kera, dore uko babonaga abazungu. Ubundi bababonaga nk'abantu bake mu mubare, bitewe n'uburyo bazaga ari abantu bake cyane, kandi bagatekereza uburyo ki babaga baturutse kure cyane, batari bazi n'imigenzo y'igihugu cy'u Rwanda. Umuco nyarwanda, umwami yari uwa mbere ku butaka bwe, kandi nta wundi wabaga wemerewe kumutegeka cyangwa se kumubwira, kumuvuguruza. Bityo kwemera umuzungu byasaga nko kwemera ko igihugu gifite agaciro. Ariko nyuma byaje guhinduka. Nyuma y'urupfu rwa Rwabugiri habaye imvururu mu bwami. Abadage n'Ababiligi babyifashishijemo batangira kuyobora banyuze ku bami n'abatware, aho akaba ari naho ubukoroni bwatangiriye gukomera. Ubundi mu ncamake, abami b'u Rwanda ntibumviraga abazungu kuko bari bafite igihugu gikomeye cyane, kandi bashaka kukirinda bakarinda n'ubusugire bwacyo. Nk'uko abami ba kera babonaga abazungu bashaka inyungu zabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ya kera mu muco nyarwanda, umwami ntiyategekwaga, nta nubwo yageraga avuguruzwa. Dore uko Abadage binjiye mu butegetsi mu mwaka w'1897 ndetse no mu mwaka w'1916, naho mu mwaka w'1890 mu masezerano y'i Berlin, u Rwanda rwashyizwe mu gice cy'Abadage, German East Africa. Naho mu 1897 nibwo Abadage bageze mu Rwanda ku mugaragaro. Ntibaje n'ingabo nyinshi, bahisemo gukoresha ubuyobozi bwari busanzweho. Umwami n'abatware bakoreshaga umwami Musinga kugira ngo bayobore igihugu mu izina ryabo. Uburyo bwabo bwari indirect rule, gutegeka banyuze ku bami, ariko ntibamaze igihe kinini. Dore uko Ababiligi bafashe igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1916, 1932 mu ntambara ya mbere y'isi, 1914 kugeza 1918 Ubudage bwaratsinzwe. Mu ntambara 1916 Ababiligi baturutse muri Kongo bafata igihugu cy'u Rwanda. Mu 1923 Loni cyangwa se League of Nations iha Ububirigi uburenganzira bwo kuyobora u Rwanda nk'igihugu kiri mu mandati. Ababiligi bakomeje gukoresha umwami n'abatware, ariko batangiye guhindura imiterere n'ubutegetsi. Bashyizeho amakarita y'amoko 1933 kugeza mu 1935. Bashyigikiye cyane Abatutsi
mu butegetsi kurusha abahutu. Ibi byaje nk'amacakubiri ashingiye ku moko, kutizerana kw'abanyarwanda. Mu 1959 revolution hatangiye imvururu hagati y'abahutu n'abatutsi. Umwami Kigeli arahunga ava mu gihugu cy'u Rwanda, ubwami burasenyuka. 1932 u Rwanda rubona ubwigenge ku Bubiligi, hashyirwaho repubulika ya mbere iyoborwa na Perezida Kayibanda. Ubundi mu ncamake Abadage n'Ababiligi binjiye banyuze mu masezerano mpuzamahanga, bakoresheje ubuyobozi bwari busanzwe, bahinduye imiterere y'imiyoborere, bashyizeho politiki y'amoko. Amaherezo y'ubwami, ubwami bwasenyutse mu Rwanda rubona ubwigenge mu mwaka w'1962. hasigara ibibazo by'amacakubiri byageze no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. 1932 u Rwanda rubona ubwigenge ku Bubiligi, hashyizweho repubulika ya mbere iyobowe na Perezida Kayibanda. Ubwami burangira burundu, buracika. Mu 1973 repubulika ya kabiri, Habyarimana afata ubutegetsi, ayobora igihugu kugeza mu 1994. Mu 1990 RPF inkotanyi itangiza urugamba ivuye mu gihugu cya Uganda, hari ibiganiro by'amahoro Arusha Accords. 1994 jenoside yakorewe abatutsi, nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana muri Mata 1994, jenoside imara iminsi 100. RPF ifata ubutegetsi muri Nyakanga 1994, ihagarika jenoside. Niho abaturage benshi bavuga ko igihugu cyabohowe kuko jenoside yahagaritswe n'intambara irangira. Mu ncamake y'igihe 1932 ubwigenge, 1973 Habyarimana afata ubutegetsi, 1990 intambara itangira, 1994 jenoside ihagarikwa na RPF ifata ubutegetsi. Bityo kubohora igihugu mu 1994 byabaye nyuma y'imyaka 32 u Rwanda rubonye ubwigenge. Mu kiganiro cya 1962 u Rwanda rwanyuze mu bihe bitandukanye bya repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri, ariko mu mwaka w'1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi, maze RPF inkotanyi ihagarika jenoside ifata ubutegetsi. Nicyo gihe benshi bita kubona u Rwanda rw'igihugu cyase rw'imisozi igihumbi, aka kanya rusigaye ruhagaze neza. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Singa TV kugira ngo ujye ubona updates z'ibiganiro nk'ibi. Kora subscribe, ukore ku kazogera, ukore share kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi, yaba ari amateka cyangwa ibiganiro bigiye bitandukanye.